tukagira igice kireba ku mazi, tukagira n'ikindi gice gikora ku muhanda wa ruguru. Aho hantu ushobora kuhashyira inzu igeretse kabiri cyangwa gatatu aha hepfo, naho haruguru ukahashyira inzu z'amapartema ugasigamo parikingi ihagije. Rero iyi ni shuwa diru banyarwanda, banyarwandakazi, abantu muri mu mahanga mutugane tubahereze ibintu byiza kandi byizewe. Tubibutsa ko uyu Gisenyi komisiyoneri turi hano ku bwanyu, tuje kubereka ikibanza kigurishwa amafaranga miliyoni 70 z'amanyarwanda. Si ikibanza gusa, harimo n'umutungo utimukanwa witwa inzu. Ahantu tuje kubereka ni hafi neza n'umuhanda w'Nyanja yubatsemo igikorwa cye. Hano imbere gato kameramani natungeho kamera, aha bari gukinira hari umuhanda ukomeje ugera ku bikorwa Nyanja yubatse hano hirya. Ushaka kubisura azaza bisure, ni ahantu heza hafite resort imeze neza. Murabyumva ahantu umukire yashora ukuntu haba hameze. Murabona umutungo ari aha hepfo, aha hantu hose hafite ubuso bugera kuri 900. Ni ukuvuga ko aha hantu harimo ibibanza bitatu tugendeye kuri plan y'akarere uko iteganyijwe ku bintu bijyanye n'imyubakire y'ibibanza. Aha hantu rero tuje kubereka ni mu kagari ka Rubona mu mudugudu Tagaza. Aha hantu rero ntihagucike, hakora ku muhanda ukomeza ku kigo cya Tagaza kirana hirya cyo mu kagari ka Rubona, ni hafi neza na kaburimbo muri metero 500. Murumva ko ari ahantu heza cyane. Ni misiyoneri ku mbuga zacu, muduhamagare. Ni nimero ya mbere mukwiye guhamagara byihuse ni 078 387 755. Iyo nimero ikomatanye n'indi nimero 0782 56 09. Izi nizo nimero rukumbi zakugeza ku mitungo itimukanwa mu karere ka Rubavu. Reka tubereke ikindi gice cy'inyuma. Iki ni igice cya mbere, reka tubereke ikindi gice gifite ubuso noneho bureba ku kiyaga. Gace keza. Abashomeri baza muri aka karere ka Rubavu dushobora kuhagira ibice bibiri by'ingenzi. Mu mahanga mutugane tubahereze ibintu byiza kandi byizewe. Tubibutsa ko uyu mutungo nta wundi muntu wemerewe kuwushyira ahantu hariho hose keretse Gisenyi komisiyoneri. Ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abafata abandi ntabwo baba bazi amakuru afatika kuri uyu mutungo, ubwo nyine baba babafurapa. Aha hantu nitwe tuhagera kiza. Mutugane kuri za nimero zacu, hanyuma tubereke ibintu. Hano nababwiye ko aha hantu ushobora kuhashyira inzu igeretse kandi ikaba ifite view yose y'amazi. Urabona uru rupangu rutuzengurutse rw'amatafari ahiye, niho ubuso bw'iki kibanza cyose kigarukira. Tuhashyize inzu igeretse uba ufite view yose y'amazi. Iyi view uba uyifite uko yakabaye yose. Ngaho mutugane rero, mutugane tubaha ibintu byiza, kandi nitwe bantu ba mbere bafite ibibanza byiza bifite view z'amazi mu karere ka Rubavu. Nta yindi rero, ni kampani imwe rukumbi, iyi mubona mu mugongo. Tukagira igice kireba ku mazi, tukagira n'ikindi gice gikora ku muhanda wa ruguru. Aho hantu ushobora kuhashyira inzu igeretse kabiri cyangwa gatatu aha hepfo, naho haruguru ukahashyira inzu z'amapartema ugasigamo parikingi ihagije. Rero iyi ni shuwa diru banyarwanda, banyarwandakazi, abantu muri mu mahanga mutugane tubahereze ibintu byiza kandi byizewe. Tubibutsa ko uyu mfuriza gutsinda, ubutsinzi bwanyu n'ubutsinzi bwacu. Ibihe byiza.